muzana ubuhanga, ariko ubundi bishorewe n'umwuka buriya nibyo bigirira abantu umumaro mu mutima, kuko tudakora umurimo w'umubiri. Rero muririmba neza baririmbyi, umva mwubahwe kabisa, muririmba neza, ariko muririmba ibintu bitari mu mwuka, bitanayobowe n'umwuka. Kandi sinanabarenganyeje abandi abantu twari turi kumwe narabibabwiye, ntabwo umucuranzi waraye acuranga mu gisope no mu kimansuro yaza gucurangira korari ngo iririmba abantu bihane, ntabwo bikunda. Abo bacuranzi mujya kugura mu turogi no mu tubyiniro mu mabare no mu mahoteli kugira ngo bazabacurangire ngo mukunde mwemeze mutwike, ibyo muri gutwika namwe bizabagarukira bibatwike. Ntabwo byakunda, ntabwo waririmba kuriya uri gucurangirwa n'umuntu waraye mu kimansuro acurangira abamansuzi. Baracyambaye ya makanzu y'umweru bavanye mu ijuru. Niyo mpamvu niyo bagiye kugutera bagutera biyoberanije. Izo nizo dayimoni z'umucyo, bundi babita abamarayika b'umucyo ariko bakorera Satani. Abo nabo rero bafatikanije n'ubwami bwa Satani kurimbura umuntu, kuko urumva niwe wabaye kabitera yo kugira ngo bave mu ijuru. Hanyuma rero bafite umugambi umwe na Satani, baciriweho iteka rimwe nawe, ariko murumva ko mu bwami bari hagati na hagati. Abo rero bajengereje abantu, abo bantu barara babumva ibintu bibagendagendamo, intozi zibatondagira, abantu bafite ibitero by'abadayimoni bigiye bitandukanye, abantu barara babona bari mu ngoyi baboshywe, abarota bari mu marimbi, n'abandi bantu barota babo bapfuye barara baganira. Iyo yose ni imyuka mibi waratatswe. Ubwo igisigaye bagiye kukunyunyuza amaraso, bakonka amaraso upfe. Amahoro n'amahirwe ntibizakunda mu buzima bwawe. Nimbura urara urota ibintu bigusambanya, ntabwo bishoboka ko washaka umugabo, nunamushaka bihita bimwica. Iyo ni nyabingi baba baragushingiye, baba baragutezemo kera. Hari imyuka mibi igenda ibitandukanye iri kugenda izengereza abantu. Birasaba ngo usenge witandukanye n'imyuka mibi yo mu gisekuruza kiwanyu, ukubita abazimu, uvuga uti ntacyo mfana n'abapfuye batazi Imana, ukubita abarangi, wirukana imyuka mibi yose yo mu miryango, witandukanye n'iyo myuka mibi. Ariko ibyo ntibyashoboka ugifite ibyaha. Ubanze watura icyaha n'igisa nacyo, wibuke icya kera n'icya vuba, ahasigaye ubwire Yesu ngo ntwikirize amaraso yawe. Ura iso na nyoko ntibakuruhura imiryango, amafaranga utunze ntiyakuruhura, ariko Yesu Kristo yakuruhura. Akazi ukora, icyubahiro ufite ntibyakuruhura, ariko Yesu Kristo yakuruhura izo ngoyi. Ntabwo Satani agutinya ngo nuko uri umukire, ugenda mu modoka nziza, utuye mu mazu, ukora akazi keza, cyangwa utuye mu mazu meza, ufite imitungo myinshi, ufite amafaranga kuri konte. Ibyo dayimoni ntibireba, irakugagaza. Ariko Yesu Kristo nawe yaje kugutabara, ntareba kuri ibyo byose, aragutabara. Ni Imana y'aboroshye, ni Imana y'abakomeye, ni Imana y'abakire n'abakene, ni Imana y'abaciritse n'abahambaye, ni Imana y'abize n'abatarize. Yesu Kristo nawe agufite imbabazi. Ntiwiyahure. Ayo majwi yakubwiraga ngo jya kwiyahura, abafite ibisakuriza mu matwi, ibibabwira, ibibasakuriza, mfite imbaraga zose, ndasohora ibyagendagendaga mu nda z'abantu. Vamo mu izina rya Yesu. Va muri izi nda, rekura inda z'ababyeyi, rekura inda z'abagore, va mu migongo dayimoni, ibihembe, ibiteganya bingi, ibyo babaturubitse, abarangi, amahembe, byose ndabitwitse bishe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Muvandimwe uraho neza. Mu izina rya Yesu ndakubuza abadayimoni bashakaga kukuriganya kumva iki kiganiro no gukurikirana iri jambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu, Uwiteka nakurwanirire, njyewe nawe Uwiteka dufashe. Dayimoni yashakaga kukubuza, iri kukubwira ngo gisimbuke, ngo kireke, ngo nta mwanya, ngo nta mega. Abo badayimoni bashe, kuko tugiye kumva ijambo ry'Imana rikomeye. Bimwe mu byo abantu benshi bagenda bibaza ku barangi, bimwe abantu benshi bagenda bibaza ku mbaraga zimaze kuzengereza abantu muri iyi si, tugiye kubibavira imuzingo. Kandi mu izina rya Yesu nari narabibasezeranije ko hari ikiganiro nzakora gisobanura imikorere y'abarangi. Ubu rero ndaje ngo mbibabwire. Rero dayimoni yakubwiraga ngo kupa, ngo byihorere, umva musuzugure mu izina rya Yesu. Akira imbaraga z'Imana zikubashisha gukurikirana neza. Nawe wasanga wenda hari ibigenda bikubaho bitewe n'izo mbaraga, hanyuma Imana ikaba ishaka kugutabara. Rero mu izina rya Yesu
turabasuhuje, mugubwe neza, muhabwe ikaze mwese aho muri ku isi hagiye hatandukanye, mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Imana ibahereze umugisha. Kandi mboneyeho gushimira inshuti zacu z'akadasohoka abamaze gukora subscribe. Mugubwe neza, mbasabiye umugisha ku Mana, ntimukabure ibyiza biva mu kiganza cy'Uwiteka, kandi ku minsi yose, mu minsi yanyu mugorwamo, muye mwishimamo, Uwiteka ajya aba mu ruhande rwanyu, abatabare, abafashe, ababe hafi. Ukuboko kwiza kw'Imana kujye kubana namwe, ntimukabure ibyiza mugihumeka umwuka wazima, kandi ku iherezo mbasabiye ubugingo buhoraho. Nawe utarakora subscribe, musabiye gukora subscribe, hanyuma rero nawe Imana ikaguha umugisha, ukaba umwe mu bagize umuryango mugari w'Ibuye Rizima TV abakuri mu bihugu byose. Kandi mujye murushaho kudusengera no kutugira inama, kugira ngo channel yacu itazaba nk'andi macano mujya mubona hanze ahangaha ameze nk'atagize icyo amaze, ashyiraho ubutumwa budafasha abantu, ashyiraho ibyo gusetsa gusa, ibyo gutwika, ngo niko nabyumvishe ngo ni ugutwika, imvugo z'iki gihe nabyo n'ibindi bibazo. Ahubwo channel yacu igira umwimerere kandi igire itandukaniro ry'andi macano, kandi ntabwo ari channel gusa, ahubwo twebwe tubivuga. Mujye murushaho kudusabira ko dufite gahunda yo gukizwa no kugaragaza ubunyangamugayo no kwizera Imana mu buryo bukomeye, no kugaragaza imirimo ya Kristo mu isi. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ibyo tugiye gusobanura biturusha imbaraga ndetse byabayeho mbere yacu, ariko dushyiremo ubwenge budasanzwe. Imbaraga zawe ziturinde, ziturengere, kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka muri Kristo Yesu. Urakoze kuri Imana ije kubana natwe, kandi ukadushoboza kuvuga iby'Imana, ntaba ari iby'abantu tuvuga, ahubwo tuvuga ibya Kristo, kandi ibyo ushaka ko abantu bumva ari byo tuvuga. Ngo Mwuka Wera wawe nabane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Reka twifashishe ijambo ry'Imana turi busange mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Turasoma ibice 6 n'umurongo w'10. Aravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. 14. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Imana ihabwe icyubahiro. 17. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. 18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, iri jambo ni umurongo, ni inzira, ni ibwiriza rikomeye ry'umukristo uwo ari we wese ku isi. Ntabwo bireba Abanyarwanda n'Abarundi gusa bumva ururimi mvuga, birareba umuntu wese ahari ku isi yose. Iyaba twari dushoboye kubivugira icyarimwe ngo bijye mu ndimi z'amoko yose, abantu bose babyumve ko bakwiriye kuba maso bagasenga, kubera ko tudakirana n'imbaraga zifite tudakirana n'ibyambaye imibiri, ahubwo dukirana n'ubutware bw'umwijima. Ubu butware bw'umwijima rero ni ubutware ki? Kubera iki se nahisemo kuvuga ku barangi? Buriya abarangi, umwuka w'abarangi niwo mwuka ufite imbaraga kuri iyi si kuruta indi myuka yose mutekereza ko yaba iri kugenda ibuza abantu amahoro, yaba iri kugenda yangiza ibintu byinshi bitandukanye. Burya byose abadayimoni bose ni abadayimoni, abazimu bose ni abazimu, imyuka mibi yose ni imyuka mibi. Ariko umwuka w'abarangi ubu ngubu niwe uri kudomina, niwe uri kuzamuka, niwe ufite imbaraga zo kwica no kwangiza abantu, niwo ugejeje iyi saha igeze, niwo utumye abantu babura uko babigenza. Rero ndagira ngo tubiganireho byinshi bitandukanye, kugira ngo nimba unasenga umenye icyerekezo usengeramo, nimba unirukana abadayimoni umenye abadayimoni wirukana, nimba ujya ugira umwete cyangwa ishyaka ryo gusengera
umurimo w'Imana umenye icyo uri gusengera. Umurangi rero ni mu ntoki, ni uyu nguyu dusomye muri uru rwandiko ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri, ahubwo dukirana n'ibifite ubushobozi n'abatware b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Wambaza ngo ese iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni iyihe? Iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni abarangi. Abarangi ni bantu ki? Abarangi ni abantu nyine biyemeje gukorana n'iyi myuka y'abarangi, ariko umwuka w'abarangi wo nyirizina uturuka hehe? Muri kubona igihe mu ijuru haba inama Rusifero cyangwa Satani yigometse, igihe yari ari mu ijuru, Imana yakoresheje inama, ubwo ndabicamo nihuta kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'icyo dushaka kuvuga. Imana yakoresheje inama mu ijuru, iravuga iti rero hano havutse umwuka utari mwiza, Rusifero yishyize hejuru. Murabizi ko Satani yari umutware w'ijuru ryose, yari umutware w'abaririmbyi mu ijuru, yari ahagarariye umutwe w'abaririmbyi, ndetse ari ushinzwe gukusanya icyubahiro cyose, abamarayika ibizima bakuru 24 baririmbyi, abatamba, abahimbaza, abagira ibiki biriwe baha Imana, hanyuma Satani akaza kugishyira Imana. Rero ibyo byateye Satani ubwibone, akumva ko hari ahantu ageze. Satani ngo yaririmbiraga amajwi 12 icyarimwe, yaririmba mu kanwa ke hagasohokamo amajwi 12. Ubu baririmbyi bagerageza kuririmba, baririmba 3 niyo y'ingenzi, irya mbere, irya kabiri n'irya gatatu. Cyokora abakoze ishyano bakagira n'irya kane rya base, ariko naryo riri kugenda rikendera n'irigihari. Cyokora muri iyi minsi numvisha abaririmbyi Satani yarabazaniyemo akandi gapirate, hari agapirate ko kuririmba basa nk'abahebeba, nk'abahogoza. Ariko mwabaririmbyi mwe, wenda sicyo ngambiriye, ariko reka mbabaze, ziriya ndirimbo zanyu mwita ngo muri kuririmbana ubuhanga, zirusha iza Hoziyana yaririmbaga muri za 80 na kangahe, za 90 na kangahe? Reka mbabaze, indirimbo zanyu ko ziza zigahitinga, ikibabwira ko zitarimo n'umwuka w'Imana, ko zihitinga amezi 2-3. Wari wabona indirimbo imara umwaka igihitinze, igishyushye, kiryoshye, abantu bayiririmba bakumvamo uburyohe? Ariko n'ubundi n'igihe bita kwihitinze nyine n'uguhitinga, urumva ntabwo ari ugukiza abantu. Ubundi hari indirimbo za kera baririmbaga, abantu bakajya kurangiza indirimbo, abantu barize ibimwira byamanutse, abandi abanyabyaha batangiye guhaguruka bagenda bapfukama imbere bihana. Indirimbo z'ubu zirakihanisha abantu, wabakura hehe? Muririmba iby'abantu, ntabwo muririmba iby'Imana. Birimo ubuhanga, mwirukanye umwuka, muzana ubwenge, muzana ubuhanga, ariko ubundi bishorewe n'umwuka, buriya nibyo bigirira abantu umumaro mu mutima, kuko tudakora umurimo w'umubiri. Rero muririmba neza baririmbyi, umva mwubahwe kabisa, muririmba neza, ariko muririmba ibintu bitari mu mwuka, bitanayobowe n'umwuka. Kandi sinanabarenganyeje abondi, abantu twe turi kumwe narabibabwiye, ntabwo umucuranzi waraye acuranga mu gisope no mu kimansuro yaza gucurangira korari ngo iririmba abantu bihane, ntabwo bikunda. Abo bacuranzi mujya kugura mu turogi no mu tubyiniro, mu mabare no mu mahoteli, kugira ngo bazabacurangire ngo mukunde mwemeze mutwike, ibyo muri gutwika namwe bizabagarukira bibatwike. Ntabwo byakunda, ntabwo waririmba kuriya uri gucurangirwa n'umuntu waraye mu kimansuro acurangira abamansuzi ngo bizakunda abantu bazihane. Nta mwuka wera waherekeza ibyo bintu. Niyo mpamvu muzaririmba ariko mukumva nta kintu kijyamo. Cyokora indirimbo numvise, anyway, reka ndeke kubera amakorari, ariko hari amakorari arimo kumfasha muri iyi minsi agerageza, ariko nayo mbona agenda azanamo utuntu. Jehova yire mwitonde mwebwe na Hoziyana, hari utuntu tugenda tubinjiramo buhoro buhoro, ariko Imana yo mu ijuru ibafasha. Kari agaciyeho, reka twivugire ku byo twari turimo. Satani rero icyamuteye ubwibone nayo majwi yaririmbaga n'uburyo yabonaga yubashywe mu ijuru. Mwabaririmbyi mwe, dayimoni w'ubwibone areke kubinjiramo, namwe Imana itazabirukana mu bwami. Niba ubone ugira ijwi ryiza, aho kugira ngo wumve ko ubonye ikintu cyo gucuruza, aho kugira ngo wumve ko ubonye ikintu gituma umenyekana ugira ubwibone, ahubwo umenya ko ubonye ikintu gituma uca bugufi, kubera ko Imana iguhaye impano, kuko iryo jwi ryawe yarikwaka ugasigara uvuga nkanjye hano, cyangwa se ukajya dipu hasi no kuvuga bikakunanira. Rero ubonye ikintu gituma uca bugufi, uko Imana ikuzamura ujye ugenda urushaho guca bugufi, kandi urushaho gukoresha iyo mpano yawe neza, uyibyaza umusaruro mu mwuka no mu mubiri, bizakugirira umumaro nuba wabishyizemo umwuka wera w'Imana. Rero niyo mpamvu rero Satani ngo yari umwibone cyane, ubwibone bumurembeje ngo bituma
abona Imana nta kivuze, ku buryo Imana yagiye gufata umugambi wo kurema umuntu. Iravuga iti Satani asigaye afite ubwibone mu mutima, nsigaye mbona afite ashaka kungisha impaka, ntabwo namugisha inama. Imana igisha inama Yesu, iramubwira iti tureme umuntu ase natwe. Imana ifata umwanzuro irazirema umuntu. Satani arebye mu isi, urumva, ntekereza ko wenda Satani yajyanye icyubahiro agasanga Imana muri biro ntayihari, yiyiziye gusura Adamu. Imana ije, Satani yibaza ati wari wagiye hehe? Imana yamubwiye iti nagiye gusura umuntu mwisi. Umuntu waremye ryari waremye tutatubwiye, kwa kundi Satani yishyira hejuru. Ariko reka mbwira bishyira hejuru ko kwishyira hejuru kose ni intambwe isubira inyuma. Ubwibone no kwishyira hejuru, kwibona ubwibone bubanziriza kugwa, kwishyira hejuru kubanziriza kugwa, ubwibone ni intambwe isubira inyuma. Rero mureke ubwibone, mureke ubwirasi, uwo waba uriho n'icyubahiro cyose ufite, amaranka bakwambika ku rutugu, ibyo bakubwira, ibyo uri byo, icyo bakugize cyo, ababikugize banabigukuraho, iyabiguhaye yanabikwaka. Uko ugenda uzamuka mu cyubahiro ariko ugenda uca bugufi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Satani ati ntabwo bikunda umuntu waremye utatubwiye ibiki n'ibiki. Ateye akavuyo nihute, Imana ihita ifata umwanzuro, iravuga iti ngiye nta muntu ugomba gutera akavuyo hano kugira ngo ngumane nawe, hita ugenda. Imana ikoresha amatora mu ijuru. Kumbi Satani yaragendaga akagumura abamarayika, akababwira ati ariko buriya Imana mubona itaduhenda ubwenge, mwirwa muririmba mugira ibiki, mwarangiza tukayishyira icyubahiro yiyicariye hariya ngo niyo kubahwa, ubundi ngiye mwanshigikiye. Donc Satani yari afite umwuka wa kudeta, yashaka gukorera Imana kudeta. Imana rero imaze kumenya ko abamarayika bagumutse ari benshi, ngo ifata umwanzuro avuga iti reka ngende nkoresha inama. Hanyuma rero umuntu wese uri ku ruhande, umumarayika wese uri ku ruhande rwa Satani, mwite mwirukana, uri mu ruhande rwanjye agume hano. Hanyuma Imana ikoresha amatora, abari ku ruhande rwa Satani mujye hariya bajyayo, abari ku ruhande rwanjye bajye hariya bajyayo. Noneho hasigara abamarayika bifashe, baravuga bati buse tugiye kurwa Satani akaba ari bo baba bakeya bagatsindwa, ese tugiye kurw'Imana akaba ari bo baba bakeya bagatsindwa, reka tugume hagati, aho baratsinda niho aho turajya. Hari n'abantu bafite rwose banyamugirya nino batajya bashobora kwifatira icyemezo ngamenye ngo iki ndagifashe. Gukizwa bikamunanira no kugwa bikamunanira, akaba umupagani wo mu rusengero, akaba uruhande rumwe rwa Satani n'uruhande rumwe rw'Imana. Ye baba we, uziko bitumye bemerera ikindi kiganiro. Hari ikindi kiganiro nzabakorera kigaragaza uburyo ki igiti kimwe gisigaye kubera tekinoloji yo mu buhinzi ahigeze, igiti kimwe gishobora kwera imbuto zo mu bwoko bubiri. Ubu rero mbere bwo ntago byashobokaga, igiti cyose cyeraga imbuto zacyo, ariko ubu tekinoloji ya Satani, tekinoloji igezweho mu buhinzi, mu by'ubuhinzi n'ubworozi, igiti kimwe gishobora kwera avoka z'umutuku, kikera na avoka z'icyatsi, kikera avoka zimwe zimeze nk'uducuma, n'izindi zibumbabumbye nyine nk'amabiya cyangwa urubuto. Kubera iki? Tekinoloji yo mu buhinzi barakibanguriye. Rero mbere ntago byabagaho. Ubu rero abarokore, umuntu ashobora kwera imbuto z'umwuka, imbuto ukabona ni ingeso nziza ku ruhande rumwe, ariko ari n'umusambanyi, akaririmba akanabwiriza akanahanura ariko anasambana. Ibyo rero ni tekinoloji ya Satani, ntimuzagire ngo hari ikindi cyabaye. Reka twikomereze. Hanyuma rero banyamugijya nino b'abamarayika baguma ubwo kimwe cya gatatu cyose ngo cyahise kijya ku ruhande rwa Satani, abandi bajya ku ruhande rw'Imana, abandi barifata. Imana ihita ifata umwanzuro, iravuga ati abagiye kwa Satani, ku ruhande rwa Satani mwese vuba none muhite mumvira, irabahanura ibajugunya mu isi. Abagiye ku ruhande rwanjye vuba muhite mwerekera mu masengesho, mujye kwiyeza mwitunganye, kuko namwe mwagize ibitekerezo bibi mwahumanye, vuba mujye kwiyeza. Bajya kwiyeza. Abagumye hagati na hagati bahita bahaguruka bashaka kujya ku ruhande rw'Imana. Imana iravuga ati mu ijuru ryanjye sinatungamo banyamugirya nino, vuba mumanuke ikuzimu. Bakurikira Satani, bakurikiye Satani bageze mu kirere, Satani ihita ireba inyuma irababona, ihita ibabwira ati iyo mujya ku ruhande rwanjye twari kuba benshi tugatsinda, vuba muhite mumva inyuma. Sasa rero abadayimoni bahita babura aho bajya, ntibajya mu ijuru kuko ntibemewe, ntibakurikira Satani kuko ntibagiye ku ruhande rwe ngo arebe ko yatsinda amatora. Hanyuma rero bahita baguma mu kirere. Iyo niyo myuka mibi Pawulo yavuze y'ahantu ho mu ijuru. Abo ni abadayimoni baciriweho iteka, bashinzwe kurya amasengesho
y'abantu, ya masengesho muvuga musinzira, ya masengesho musenga muhunyiza, ya yandi musenga n'ibyaha, ya yandi musenga mutabyitayeho, ya yandi musenga n'inzangano, ya yandi musenga n'amarara, amashyara, amatiku, ya yandi musenga ku gahato bitari mu mitima yanyu. Ayo ngayo yose nibyo biryo bitunga ya myuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Abo rero ni ba bamarayika b'umucyo. Mwibuke ko baracyambaye ya makanzu y'umweru bavanye mu ijuru. Niyo mpamvu niyo bagiye kugutera, bagutera biyoberanije. Izo nizo dayimoni z'umucyo. Bundi babita abamarayika b'umucyo ariko bakorera Satani. Abo nabo rero bafatikanije n'ubwami bwa Satani kurimbura umuntu, kuko urumva niwe wabaye kabitera yo kugira ngo bave mu ijuru. Hanyuma rero bafite umugambi umwe na Satani, baciriweho iteka rimwe nawe, ariko murumva ko mu bwami bari hagati na hagati. Abo rero bajengereje abantu, abo ngabo nibo bisha abantu. Kuri ubu ngubu abo ngabo bafite ubushobozi bwo kwerekwa, bafite ubushobozi bwo guhanura, bamenya ibizaba, bamenya n'ibizaza n'ibyabaye. Bafite ubwo bushobozi. Mbibutse mbonereho kubasobanurira igitandukanyirizo kiri hagati y'umuzimu n'umudayimoni. Umudayimoni ni abo bamarayika bavuye mu ijuru bamanukanye na Satani. Hanyuma umuzimu ni imyuka y'abantu bapfuye badakijijwe, badakorera Imana. Abo nibo bazimu. Iyo muvuze ngo abazimu n'abadayimoni, uba ukubise baba marayika bamanukanye na Satani, ukaba ukubise n'imyuka y'abantu bapfuye. Imyuka y'abantu bapfuye rero abarozi niyo bakoresha kenshi, bamenya umuntu wapfuye wo mu muryango w'iwanyu, bagahamagara umuzimu we akaba ari uza kukuzengereza. Iyo byagenze gutyo no kugira ngo uzakire biba bigoye. Abazimu rero bapfuye bafite inzika, niyo mpamvu bajya bakagaruka ba bantu bapfuye bafite inzika, ya myuka yabiba yarahindutse abazimu, ikambara imibiri ica ahantu hose, yaba mu gikuta yaba mu mabuye, yihindura ubusa, ariko nanone ikaba yakwihindura amasura y'ibintu bigenda. Ubu ngubu hari abantu duhura n'abatari abantu nyabantu, ari abazimu bambaye isura z'abantu kandi ari abantu bapfuye. Mu ishuri murigana, ahantu hose mu biro murakorana, mu kazi akaza akadepoza amadiplome n'ibiki bakamuha akazi, ariko nyirizina atari umuntu. Ubu ku isi hari ibintu bimeze nk'ibivejuru, imyuka mibiri gukora mu buryo butangaje. Nge nawe Uwiteka dutabare, adukore ku maso turebe. Hanyuma rero abo bazimu n'abadayimoni nibo bakozi ba Satani, ariko burya umuzimu uko bisa kose aba yoroshye, ariko umudayimoni wabaye mu ijuru wabonye Imana mu maso, uwo waragatsindwa n'Imana. Uwo nyine n'imbaraga zimwirukankana. Uwo nguwo ni wa wundi Yesu yavuze ngo ntakurwamo n'ikindi usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Hari abantu numvishe ngo mutajya mwiyiriza ubusa. Iyo mubona nyiri umurimo Yesu yiyiriza iminsi 40, oya niba byarakunaniye menya ko byakunaniye, ariko ntukavuge ngo ufite imbaraga zituma utiyiriza. Ubuse wazirusha Yesu. Yesu yiyirije iminsi 40 si 3 nk'iyo ukora ugapfa. 40 n'amajoro 40 atarya atanywa kugira ngo abone imbaraga, kandi Yesu yirirwaga mu murima akarara ku musozi. Wowe se waba urinda udasenga? Iyi myuka mibi y'abarangi rero turashaka kuvuga ku mikorere yayo. Iyi ngiyi niyo aba bantu bose bajya gucisha imbaraga, bakoresha izi mbaraga z'abarangi. Niyo mpamvu abantu benshi nizo zihishe mu itorero, zikorana n'abantu b'abahanuzi cyane cyane. Abantu bakoresha izi mpano zo kwerekwa, kurondora. Ukabona umuntu ngo ararondora, arerekwa, ariko wareba imbuto ze ukabona ntabwo bihuye. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo nta kindi kizababamenyesha, muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu utarebye imbuto ze ntushobora kumenya ko akoresha imyuka y'abarangi. Ariko abantu bahawe imbaraga z'abarangi barerekwa, barahanura, bararondora. Ubu rero ikintu cyishe insengero z'ubu, muragenda ngo mugiye kwa ba profete. Bano ba profete 98.9% bose bakoresha imbaraga z'abadayimoni, z'abarangi. Izo mbaraga zirerekwa rero, izo mbaraga zirahanura. Niyo mpamvu mugenda akavuga ngo wowe ngo nkubwire nimero ziranga muntu yawe, nimero ziranga muntu, agahita asoma nimero ziranga muntu. Ngo nkubwire ngo ikariso yambaye, ngo wambaye ikariso y'umutuku. Nta Mana yo mu ijuru ihengereza amakariso y'abagore n'abakobwa, nta Mana yo mu ijuru ihengereza nimero ziranga muntu. Imana izibiri mu mitima yacu, kandi kuko ari yibigiye kukubwira aramutse ariyo, ifite n'ubushobozi bwo kubikumvisha itarinzi kwemeza iby'amakariso.
wowe ngo umugabo ngo yaragukubise ngo wowe umeze gutya ngo dore n'ujya usinzira. Hanyuma rero ziriya mbaraga zikorana n'abaprofete ukuntu bazikoresha, baraza zikabarondorera nyine ibintu byose wahuye nabyo, ibyo unyuramo bakabikubwira, bakagushuka ngo ni Imana, bakagusengera. Iyo agusengeye ya myuka mibi yari kurimo, umwuka w'abarangi uhita ugira gute, uhita ucuba kugira ngo bagire ngo urakize, ariko hakakwinjiramo umucwezi. Uwo mucwezi rero aho azakugandukira akongera akaguhagurukira, ye baba we mva bibisibaniro. Mboneraho no kubwira abantu bose, bari abantu mujya kumva ukumva ngo njyewe ngo nyine ngo Imana ngo ndasenga. Hari n'abantu ngo basengera mu itorero rya ADEPR. We ADEPR mwarinjira ngo Imana batabare. Ngo njyewe ngo ndasenga ngo Imana ariko ngo yampaye ngo n'imiti y'ibyatsi, ngo ndasenga nyine nkatanga n'umuti. Imbaraga z'Imana ubwazo nimba zinaniwe, Yesu ko yavuze ngo muzarambura ibiganza ku barwayi bakire, byaravuze ngo bazabavuguritira imiti. Imana ngo yambwiye ngo fata ngo amazi ngo ushyiremo umunyu, cyangwa ushyiremo ikiro cy'isukari ngo uyahagararemo, cyangwa ngo akira nkusengere ngo akanakurasaga. Rega hari nabo barasaga kandi ngo ni abakozi b'Imana. Iyo akurasaze agushyiramo umucwezi, uriya mucwezi we ntago nshaka kubyinjiramo dipu, ndashaka kubasobanura utumenyetso gusa, ariko uburyo babikora bwo nabwo ndabuzi bwinshi, nubwo ntabuzi bwose, ariko sindi bubibasobanurire. Arakurasaga akagushyiramo umucwezi, uwo mucwezi urusha bya bidayimoni byari bikurimo imbaraga, uwo mucwezi akabitsikamira, ariko ubwo bakaba baragufite, bakazajya bakuyoboza telekomande, bakazakwicira igihe babishakiye naho babishakiye, bakazagukoresha ibyaha bashaka uko bashaka, mbega bakaba bagufite wese ku buryo utabacika. Kandi nyuma y'icyo gihe baguteza ibindi birwara, n'ubundi ukazapfa kwa kundi wangaye, ugapfa umeze nabi, ugapfa uribwa, uri mu buribwe bukabije. Rero abarangi binjiye mu nsengero zose. Abarangi ubu basigaye bajya mu isengero bakakorera mu bahanuzi batandukanye. Noneho umuhanuzi ukumva arahanuye ngo muri iri torero ngo hari umugeni ngo ugiye gutaha, ngo umugeni ngo w'Imana ngo arejejwe ngo aratashye, ngo muzarira, ngo rwose ngo hari umuntu w'umumaro hano, ngo yagaburiraga imfubyi, ngo yagiraga kombi. Abarangi bo bapanze ko bagiye kumwica. Abarokore bataba amaso rero, wa muntu wazajya kubona mu gihe gitoya bateje umuntu ihembe agahita apfa, cyangwa bakamutera impanuka, dore ko bafite n'ubushobozi bwo guteza impanuka zitabaye. Kunyerera muri dushe ugakubita umutwe hasi, ni abarangi barabikora. Kuguteza impanuka, imodoka ikarenga umuhanda, cyangwa igare rikakugonga, cyangwa moto ikarenga umuhanda, barabikora. Nta kintu na kimwe badashoboye. Hanyuma bakazakamuteza ikintu gihita gituma apfa, bakamukubita ihembe rihita rimwica. Ubundi rero ya mipfubwe y'abarokore ikajya musengera ngo aheza, ngo mwijuru ngo tuzahurirayo bagenzi, ngo Imana yari yarabivuze, yari yarabitubwiye ko umugeni agiye gutaha, ngo aratashye, ngo arejejwe, ngo aragiye. Kumbi bamurangije kare, bari kumwishima hejuru, muri gusereburana n'abarozi n'abarangi n'amahembe, biri guserebura ko bikoze agashya. Namwe munitwa ko muri abarokore kubera ko mudafite amaso abona, muraho murahumirije, muri gusereburana n'abarozi, bari kubishima hejuru ko bamukubise ihembe akaba apfuye. Namwe muri aho ngaho ngo mwohereje umugeni mu ijuru. Uvuye hehe? Mushingiye ikuzimu. Uwiteka batabare. Bwoko bw'Imana tube maso. Abadayimoni barahagurutse. Abadayimoni bafite uburyo bw'uburiganya, nuko muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo nibyo bita uburiganya bwa Satani, ibyo abantu benshi batazamenya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mube maso, musenge, kandi umuntu ushaka kureba umuntu ukijijwe wa nyawe azamumenyera ku mbuto ze. Ikintu bari abaprofete babakorera, babashyiramo icyizere mu bintu bya mbere babahereza imbaraga zituma mutitekerezaho, zituma ukomeza kumukunda niyo yagukorera ibintu ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu bababwira ngo nimukuremo imyenda babuhagire. Reka da, ntago ari gutyo umwuka wera akora. Kuremo imyenda, kuhagira, gusiga amavuta, amaraso ya Yesu arahagije mama. Niyo uhagira umutima wawe, byose biraba bikuweho. Umuntu uzakubwira ngo kuramo imyenda, ngo zana igitambo ngo nkusengere, ariko ibitambo mwirwa mutanga, amafaranga mwirwa mutanga, ngo zana ituro ry'umuhanuzi. Umuhanuzi se ni Yesu? Umuntu wese uca amafaranga aba ari kugaruza amafaranga y'imbaraga yaguze, aba ari kugaruza igishoro cye. Umuntu uzakubwira ngo zana amafaranga nkusengere,
uzamenye ko ari kugaruza igishoro cye mu mbaraga yakoresheje. Kandi umuntu nakubwira ngo uyu yaransengeye ndakira, uzamenye ko yamucishizemo umucwezi. Nta muntu wagusengera ngo ukire narangiza kwaka amafaranga. Impano y'Imana ntigurishwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Impano y'Imana ntabwo igurishwa. Abantu babaka amafaranga ngo muzane ibitambo, ngo muzane iki, ni mu bitange nyine kuko mwananiwe kwizera no gusenga. Ariko ubundi umukozi sindwanya ituro. Ituro ribaho ry'umutima ukunze. Wowe wabona umaze gukira indwara wenda ukurikije n'ahantu hose wari warivuje, ukavuga uti ariko nkwiriye kujya gushimira Imana. Cyangwa se uriya mukozi w'Imana igihe yansengeraga yari yigomwe byinshi kandi nawe agombye kubaho, ni nako ijambo ry'Imana rivuga, reka nge n'ikintu kimvuye ku mutima nkimushyire nkimuhereze. Ariko ibyo kwirwa bavuga ngo zana ibihumbi ngo magana angahe. Abadiaspora mwebwe mwaragowe murindushye. Kandi abadiaspora n'impamvu ubu wababwira ngo nimureke tubasengere, iyo nta kintu umuntu akwatse uba wumva utarakira. Mwizerera mu mafaranga yanyu niba ari uko mugira menshi simbizi, mwizerera mu bintu by'ibitambo n'amafaranga yanyu. Ariko Yesu yatanze agakiza k'ubuntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ibirema Yesu yakizaga, ikirema Petero na Yohana bahagurukije, nyirabukwe wa Simoni Petero yazuye, n'abandi bose bagiye bazuka, nta hantu na hamwe twigeze twumva ko nyirabukwe wa Simoni Petero yakijije. Nta hantu na hamwe twigeze twumva ko babasabye amafaranga. Oya rwose. Ariko nyine abadiaspora kubera mwizerera mu miti, mwizerera uko kwizera kwanyu ntabwo ari uko kuri ndabibabwiye, nimundenganye. Uko nahawe n'Umwami Imana kumenya nicyo ndi kubamenyesha. Mwirinde umwuka w'abarangi uri kuzengereza abantu. Mbibutse ko ubu abantu benshi barwaye diyabete. Abarangi bafite imbaraga zo kuguteza diyabete utayirwaye, bajya kwa muganga ukabona imisukari yazamutse iri ku rwego rwo hejuru kandi nta diyabete urwaye. Abarangi bafite imbaraga zo kugutera umuvuduko w'amaraso na kanseri kandi nta biri mu maraso yawe. Kwa muganga bakabibona, ukajya ku miti bikakunyunyuza gutyo, bigenda bikunywa amaraso ukazarinda upfa. Izo ntago ari diyabete murwaye. Diyabete se zahe? Umuntu w'ibiro 50 arwara diyabete. Imivuduko y'amaraso, ibyo bintu bivuduka ni abadayimoni bari kuvuduka mu maraso yanyu. Musenge mukubita abarozi. Ubundi rero mukubita ibarangi, mukubita amahembe, mukubita ibitega, mukubite nyabingi. Murebe ko izo diyabete zidakira, imivuduko y'amaraso igakira, kanseri zikabavamo. Mutangirize hakiri kare. Abarozi barahagurutse, basigaye kubera ko bamenye ko iyo babarozi ibintu bikabyimba bikabarya mukamera nabi, mumenya ko ari amarozi mukivuza cyangwa mugasenga. Basigaye bicira muri diyabete. Ugahita uvuga uti yewe diyabete ni indwara nyine idakira, ni indwara iri koronike idakira, ubwo ni ukubana nayo. Ubundi ukanywa imiti abazimu bakwishima hejuru bakunywa amaraso, bakagukura ku byo kurya aribwo wari ukibibona, bakagukura ku byo kunywa aribwo wari ukibibona. Mama shenge we, bakajya bakwishima hejuru gusa. Ugahora uvuga uti se uri umudiyakoni ariko urwaye diyabete. Uzi ko n'abapasiteri bamanyagura igaburo ryera barwara diyabete we? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo byago uko ari 10 bizagera mu bwoko bwa Egiputa, ariko abantu batuye i Gosheni y'Imana ibyo byago ntibizabegera. Ariko kubera abantu bakorana umurimo w'Imana ibyaha, ubundi ririya gaburo ryera rifite imbaraga zo gukiza. Usibye n'igaburo kandi kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Nk'umuntu ugeze ku rwego rwo kuba pasiteri, nta ndwara y'abanyegiputa igomba kukwataka. Ubwo nyine impamvu umurimbuzi yinjira iwawe, araza akareba ku kikomanizo cy'umuryango wawe, agasanga nta kimenyetso cy'amaraso kiriho. Ariko agisanzeho ndakubwiza ukuri, nese ijambo ry'Imana iyo ritubwiye ngo nimurya ibyica ntacyo bizabatwara, muzakandagira inzoka na sikoropiyo, bahaye ubutware. Ubwo butware n'ubwo gukora iki? Niba abapasiteri, ababishop, abapotere bari kwicwa na diyabete, imivuduko y'amaraso n'amakanseri, ubwo ngubwo ubwo butware mufite bumaze iki? Ese Yesu muratekereza ko yabeshye? Yesu ni umunyakuri, aracyakora imirimo muba mwizera. Ibyo birwara by'abanyegiputa arabikubita, nta nubwo cyemerewe no gukomanga iwawe. Hari ibirwara bitemerewe gukomanga iwawe bitewe no gukiranuka.
Ndabizi mufite imyumvire iri hasi n'imyigishirize ipfuye igendana n'amarari yanyu, kuko mwabuze kwizera mukihimbira gukiranuka kwanyu. Mubwira abantu ngo nyine ngo ubwo n'Imana ngo iba yabyemeye ngo ko bikugeraho. Hari indwara abakiranutsi tugomba gupfa neza tugasinzira tugeze igihe. Nta birwara byo kudukenyura, nta mpamvu yo kugira ngo imfura z'Abanyegiputa zipfe n'izacu zipfe. Ntabwo bikunda. Amazi y'Abanyegiputa ahinduka amaraso n'abantu bari i Gosheni. Ariko reka mbabaza, mwari mubizi yuko abantu bumvise ayo makuru bakumva iryo tangazo, bakumva itangazo rivuga ngo umuntu wese w'Umuyisirayeli ashyira amaraso ku nkomanizo y'umuryango ngo nijoro haranyura umurimbuzi? Mwe muzi ko Umunyegiputa wabyumvise nawe akashyiraho amaraso? Mwe muzi ko marayika atinjiye iwe nubwo yari Umunyegiputa? Akaba ari nayo mpamvu bahagurutse muri Egiputa bakagendana urugendo rurerure kugeza ubwo bageranye, bamwe bagiye bagerana no muri Kanani, nabo barahindutse nk'Abisirayeli. Kubera iki? Kubera kumva itangazo gusa bakizera iyo Mana ya Isirayeli, nabo bagashyira ikimenyetso ku nkomanizo, bagashyiraho amaraso. None niba diyabete ikomanga iwawe, ibyo birwara by'Abanyegiputa, tekereza nka pasiteri muzima, nk'umushumba muzima urwara amarozi. Ubundi ubwo wowe uba wumva udafite ikibazo? Mwihimbiye gukiranuka kwanyu. Muzasome umushumba mukuru, apotere w'Imana, uwo bita Yohana. Bamuteye amarozi yo mu bwoko burindwi. Uburozi bwitwa pusino. Babukoze mu byorezo birindwi by'amarozi akomeye. Nk'uko bafata kanseri, diyabete, bagafata imivuduko y'amaraso, bagafata amahepatite yose bakavangamo, bagakora ibyorezo, bagashyiramo amahembe, bagashyiramo ibitega, bagashyiramo amarangi. Mbega bikagera ibyorezo birindwi babikubita mu mubiri wa Yohana. Aho kugira ngo apfe, ngo bagiye kubona arinanuye, ngo bamujyana mu nzu bazi ko arapfa. Kumbi y'amarozi aragenda amuvura utuntu twose twari turi uburibwe, ububabare bwose bwabaga mu mubiri wa Yohana ahita akira. Yesu ashimwe. Yohana ahita akira, ahita ahinduka umuntu w'umusore. Ngo baravuga ngo mu gitondo barajya kumushyingura, ariko ngo bagiye gushyingura Yohana basanga Yohana yahindutse umusore. Arimo araririmba avuga ngo na nyuma ya zera Imana irakora. Basanga muri nibature Yohana rwose guhimbaza kumeze neza, babona ameze neza. None wowe se ubwo iyo Mana wizera ni iyahe? Ni iyande? Yesu Kristo afite ubutware, ububasha yarabudusigiye. Mureke dusenge twirukana akavuyo k'abadayimoni. Abadayimoni bagomba kutumenyereza ko tugomba gupfa nk'Abanyegiputa, tubirukane mu izina cya Yesu. Muri Gosheni nta byago bigomba kuhagera. Ibyago bizegera inzu z'Abanyegiputa, ariko abatuye i Gosheni tugume mu mahoro ya Yesu. Yesu abaha umugisha, Yesu abarebe neza. Rero abarangi bari ahantu hose. Abo bantu birwa babahanurira mu makorari, barimo mu bashumba, barimo abarangi. Imbaraga z'abarangi ziri mu makorari, ziri abo barangi mwirwa musengana, abo barangi mwirwa mugendana ku misozi. Impamvu Imana iri kubuza abantu kujya mu butayu ni ukubera ko ubutayu bwose abarangi babwinjiyemo, barahumanije, baratongera, nibo bizishanutsa bakaza gukubura mu nsengero, bagatongera abantu kugeza ku rwego bari buze gutaha bigisha basinzira, abaririmbyi basinzira, nta wumva ijambo ry'Imana, nta jambo ry'Imana rizima, nta ushobora kwihana ngo yihanire kureka. Ahubwo abantu bakajya mu rusengero bakirirwa n'amaso y'ubuhehesi no guca imanza, bagataha n'ubundi utamenya ko hari n'icyo bigishije. N'ugize ngo ararwanije yigishije ijambo rizima, babarangi bakarihanagura mu mutwe, ugataha uko waje. Bakamenyereza abantu gusenga biba, basambana biba Rwanda Revenue, banyereza imisoro, bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bakabamenyereza ko nta kibazo. Niyo mpamvu mubona umwuka w'Imana ameze nk'utakiri mu itorero. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwakwisuzuma ntimwagibwaho n'urubanza. Abarangi rero ni gutyo bakora. Abarangi barerekwa, bararondora, barahanura, bakakubwira ibintu, kuko Satani nawe afite uburenganzira mu isi bwo gukora ibyo ashaka gukora. Kuba yakubwira ngo ejo nzaguha amafaranga 5,000 cyangwa 10 cyangwa 100. Hari umukozi w'Imana ntababwiye izina, yaduhaye ubuhamya uburyo yagiye gusengera mu icaca imwe muri uyu mujyi. Baramuhanurira ngo kuwa gatanu nijoro itariki zinizi ngo uzabona ngo umukozi w'Imana ngazaza ngo aguha amafaranga, ngazaguha amafaranga, ngo uzatunga, ngo azagutunga ubuzima bwawe bwose, ngazagwa imbaraga. Ageze nijoro
mu gicuku cy'ijoro cy'umunsi bamuhanuriye, agiye kubonabona abona umugore ngo araza afite ishakoshi, aramubwira ati ni wowe witwa gutya na gutya? Ati ni njyewe uje guhura nawe, nje kuguha ubutunzi, nje kuguha imbaraga. Ati ariko nawe urampa umwana wawe w'imfura. Uwo muntu ajya mu mavuta arasenga, kubita abazima, kubita abadayimoni. Ngo nuko rero icyo kigore kiravuga ati umwana w'imfura ndamutwaraye, ngo kiragenda gifata umwana we w'imfura cyita kimumanukana ikuzimu. Ngo bajye, ngo uwo mugabo aracirukankana icyo kigore, ngo bigeze mu nzira yumva ijwi rimubwira ati garuka, uwo mugore ntabwo ufite imbaraga zimugeza rani kuzimu, mwihorere. Ngo nuko umwana we biramumanukana. Bwakeye umwana we w'imfura yatangiye kurwara, atobagurika umubiri ahantu hose, kumusengera ngo azave ikuzimu byongere bimurekure, byabaye intambara ikomeye. Abantu rero batazi Imana bahita bagira ngo ni Imana yari yabibabwiye, ngo Yesu yari yabitubwiye, ngo rwose ntabwo ari gutya Imana ikora. Abo ni abarangizo n'imbaraga z'abadayimoni. Ahubwo mube maso dusenge kugira ngo tutagwa mu mosha. Yesu ashimwe. Abarangi rero, Imana ibarinda imbaraga z'abarangi. Abantu benshi bakorana n'abarangi. Abantu mujyana abana banyu ku mashuri, mubaturiraho amaraso ya Yesu. Uko abarangi bakorana n'abaderegitirise b'ibigo by'amashuri n'abaderegiteri, bakorana n'abayobozi b'ishengero. Abarangi bameze nabi. Ubwo rero iyo uri gusenga kugira ngo umwuka w'abarangi uve mu muntu, ukubita abazimu barabarangi, ukavuga uti ndakubita abazimu b'abarangi ndirukana amahembe, ibiteganya bingi. Mbega ubu hagezweho imisengere igezweho yo gukubita abazimu bavuga mu mazina. Niba ari ihembe, vuga uti ndirukana amahembe mu izina rya Yesu Kristo. Ukubita amahembe, ukubita abarangi, ibiteganya bingi. Ibyo byose mvuga ni imbaraga z'abadayimoni ziri kwataka abantu. Ukubita abarangi, amahembe, ibiteganya bingi, bihato, ibitongerano, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni. Naho rero nimwikomeza kwa kundi ngo Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, ibyo bikaba byakwirukana umurangi. Ndakurahiye bazaguheta ibitugu, bakugondamishe, baguhetamishe paka upfuye. Uri muri Mariya mutagatifu, uri mu mibukiro y'ishavu, uri kuvuga ngo za rozari magana ngahe, uzazivuga abazimu bagutsikamire paka upfuye. Muve muri iyo myigishirize y'abafarisayo babigishije, mwinjire mu mbaraga, kuko hariho uburiganya bwa shitani, ariko hari imbaraga z'Imana zikora ibirenze ibyo abantu basaba n'ibyo bizera. Rero izo mbaraga ntabwo ari ugusenga amasengesho muyasubiramo nk'uko bamwe bibwira. Oya, ayo masengesho mwabobinnye, mwaborotse mu mitwe, nimuyafashe hasi, musenge muyobowe n'umwuka. Uko ijambo ry'Imana Yesu yabwiye umusamariya, yaramubwiye ngo igihe kiregereje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Yesu arashaka abantu bamusengera mu mwuka no mu kuri, kandi bakijijwe neza, batandukanye n'ibyaha n'ibisa nabyo. Nta rari, nta shyari, nta bugome, nta mwijima uri mu mutima wawe. Ese wowe usengera ku ishyari, usengana umujinya, usengana inzika, wananiye kubabarirwa, wananiwe kubabarira? Ijambo ry'Imana avuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Banza ubabariwe nshuti yanjye, banza ubabarire. Ubabarire umutima wawe utuze, abanzi bawe ibyo abanzi bawe bafashe ku ruhande, ubabarire nk'uko Yesu yakubabariye akakwitangira akagupfira uri umunyabyaha. Nawe Yesu atakubabariye uba warapfuye uzize ibicumuro byawe. Rero ubwo Yesu yakubabariye n'ababarira abaguhemukiye, maze ubundi Satani umwimurwaho, ishyari riri mu mutima wawe uryirukane, urugomo, umujinya, ubwibone, ubusambanyi, ubuhehesi ubushyire ku ruhande, ubundi ukubita abazimu. Haleluya, Yesu shimwe. Ufate Bibiliya yawe uyishyira ahantu urwaye, ukubita abazimu, ukubita abadayimoni, ukubita imyuka mibi, abarangi, amahembe, ubikubite wumva biragenda, byose birakuvaho, bigende mu izina rya Yesu Kristo, kandi biraguhindukira imbaraga n'ubuzima. Imana impaye umwanya wo kugira ngo mbabwire ibi. Nshuti yanjye, nuba maso uramenya byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu babahanurira amasezerano, umuntu ugasanga abitsa amasezerano imyaka 25. Ikizakubwira ko n'umuntu ari umurangi, azabanza guhanurira mbere yuko akubwira kwihana. Abwiriza ijambo ry'ubuhanuzi. Imana irabajyanye muri Amerika, ubonye visa, utsinze urubanza, abana bawe bagiye hanze. Ibyo bintu ni amagambo y'abarangi. Ijambo ry'Imana ry'ukuri riravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa.
ariko umuntu araza akavuga ubusa mukamukunda mukavuza induru mugasakuza. Ubuse viza babahanuriye ziri he? Imanza bababwiye gutsinda ntimwazitsinzwe. Imana ntabwo ari inyakinyoma, Imana ni inyakuri. Iyaba ariyo iba yarabisohoje. Ariko abantu benshi babitsa amasezerano y'amahuri babwiwe n'abarangi. Ubundi rero umurangi yarangije kukubwira akantu kamwe kabaye kera adahari, uhita uvuga ngo ni Imana, ubundi akagupakira amasezerano y'amahuri nawe ugatanga amafaranga ugataha. Pole sana, pole sana. Ubundi kikubwira ko abarangi rero umuntu afite umwuka w'abarangi ikindi aguhanurira ibintu by'iterabwoba, ngo mu rugo wawe ngo hatabyemo ibi bintu, ngo dore imyuka mibi, ngo bakurogeye mu nyanja, ngo babitaye ngo muri Tanganyika, ngo mitike njye kubikurayo, ngo dore ngo urapfuye, ngo umuryango wa ibyo se ni ibi? Ababawe, ibyo ni ibintu bitoya cyane. Yesu Kristo afite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza umutima. Babatera ubwoba kugeza igihe muri bwumve ko amafaranga mukwiriye kuyatanga bya nyabyo. Ariko rero ntabwo ariko kuri, uwo ni umurangi. Impano y'Imana ntitera abantu ubwoba, ijambo ry'Imana nirihahamura abantu. Nta muhanuzi uhanurira abantu b'Imana by'ukuri ubatera ubwoba. Iyo Imana ikubwiye igikomeye ikubwira n'intsinzi mu buryo bworoshye, kandi Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri, kandi Imana ntigusaba ibiguzi kugira ngo igukureho iyo migozi yose. Iyo aba isaba ibiguzi, amaraso ya Yesu Imana iba yarayagurishije, kandi iba yarayashyizeho agaciro gahambaye tutari kubona. Turashimira Yesu umwami mwiza yuko atanga agakiza n'imbabazi n'ubuntu bwe no gukiza ku buntu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Rero mureke kureshywa n'aba bahanuzi b'ibinyoma babahanurira amasezerano y'amahuri y'ibitazasohora, ahubwo mwiyegurire Yesu, mukizwe neza, dusenge tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Imana ibaha ubuzima buzira abarangi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu rero kuba yaba yerekwa cyangwa yabahanura, kuba ashobora kuba ibyo byose uri kubona ntibigukange. Ntutekereze ko ngo ari umukozi w'Imana kubera ko yakoze ibyo byose. Izo deliverance babakorera uwo wose ni umwuka w'abarangi ugenda usirikira mu bantu bagiye batandukanye, kandi uwo mwuka uri mu bayobozi b'amadini n'amatorero, uri muri leta, bishakira igikundiro, bishakira amafaranga. Murabakunda kuko burya wowe ukunda umuntu nibiba gukorera ntubibone ngo ugire agati mugaruke. Amanza kuguhurika umutima, araguhurika umutima kugeza ku rwego utazigera wibuka ko rwose n'ibintu urimo ari amafuta. Uzajya kubyibuka nyuma byararangiye, yararangije gukora ibyakora. Ese ni gute mutekereza ko umuntu yaguhanurira yaba ari umuhanuzi w'Imana yarangiza agasambana, yarangiza akiba, yarangiza akesikoro? Bariya bose bakoresha imyuka y'abarangi. Kuvuga ikintu kikaba, abadayimoni baba bazi ikizaba ejo, nabo barakimenya, kandi bashobora no kutamenya icyo Imana izakora, ariko bo icyo bazakora bakakimenya. Kandi nabo bafite ubushobozi bwo gukora ibyiza n'ibibi, cyane ko ibyo mwita byiza ntabwo aba ari byo byiza. Nese ubu baguhaye amafaranga ukwiriye kuvuga ngo ikintu cyiza kirabaye. Baguhanuriye inzu bakayiguha, ukwiriye Theogene ntabwo mwari mwarabyumvise ko hari uwamuhanuriye ngo agiye kuzamuha ngo viza yo kujya hanze, ngo kandi tike niwe uzayimuha. Urase ntabwo mwabonye uburyo bayimuhaye. Mumbabarire kuba muvuzeho, ndabizi abenshi birabakomeretsa. Ariko icyo dukwiriye kumenya, nshuti z'umusaraba, nuko Yesu Kristo ari we wenyine wapfiriye abantu, ari nawe ubafitiye impuhwe n'imbabazi n'ibambe, ari we ukiza, ari we izina rye rihambaye mu ijuru no mu isi. Mwiyambaze izina rya Yesu, mureke guhanga amaso ku bantu, mwige no kwisengera, mubwire Imana ibahumura amaso, mumenye ukuri kwa nyako. Kuko imikorere y'abarangi ifite imbaraga zo guteza impanuka, agisida, ibyago, ibibazo. Hari abantu bafite ibintu birara bibasambanya, bashingiwe za Nyabingi bikarara bibasambanya, abo nabo bafite ibibazo. Kurara urota, ukarota wasubiye iwanyu aho mwahoze mutuye cyangwa aho wimutse, ukarora urota ugaburirwa n'abantu, umenye ko abadayimoni barakurangije. Ufite Nyabingi mu mutima wawe, ufite Nyabingi mu mubiri wawe, ufitemo abarangi. Abarangi niko bakora. Abantu benshi barwaye amapararize, batanzweho ibitambo mu buryo bugiye butandukanye. Donc ni ibintu byinshi bizengereje isi. Naratangaye
nabonye umukobwa wari umaze imyaka cumi n'itatu atarya, yari atunzwe ngo n'igikombe cy'amata nyirasenge yamuzaniraga, akakimuzanira mu nzozi, kandi uwo nyirasenge yari yarapfuye muri jenoside. Hanyuma ariko akomeza kugenda mu buryo bw'abazimu azanira uwo mukobwa igikombe cy'amata. Iyo bakugabura ukarota urya inyama, ukarota bakugaburira abadayimoni bakugaburira nijoro, ugera ku rwego ibyo kurya byose ubihurwa, ugasigara urya ibyo kurya by'abadayimoni bakuzanira. Imyaka 12 nta kindi kintu akoza mu nda. Mwebwe rero kubera urugero rwo kumenya rutoya, hari abahita bumva ati byose byashoboka, ati umuntu yahita apfa. Ntago yahita apfa, kuko uyu ntago ari we muntu, uyu nguyu ntago, iki kibiri ntago ari we muntu. Urya umuntu n'iriya roho iri muri wowe. Abadayimoni bafite ubushobozi bwo kugutungisha ibyo kurya byabo byo mu nzozi, ukabaho utarya ibyo kurya bisanzwe, ariko nawe ntago uba ufite ubuzima buzima. Biba birara bigusambanya, uba umeze nk'umuntu wataye ubwenge, muri wowe nta maraso aba asigayemo, biba byarayinywereye, byarayagotomeye, uba waratanzweho ibitambo mu badayimoni. Ndi kugenda mbona ibintu byinshi nkasobanukirwa ibindi, ibyo nanjye ntarinzi kera, ariko nsabye Imana ngo ibigize imbere mu kwizera itume mugera ahantu namwe mumenya ibintu byitwa uburiganya bwa Satani. Nk'uko iri jambo ry'Imana twasomye mu Befeso rivuga, mugende mumenya iby'uburiganya bwa Satani, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi bategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Twara intwaro zose z'Imana, haleluya, kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi. Intwaro ya mbere ni ukwizera. Intwaro ya kabiri ni ugusenga. Intwaro ya gatatu ni ijambo ry'Imana ugomba kubikira mu mutima kugira ngo utayicumuraho, ugakizwa neza, ukitandukanya n'ibyaha, ugasenga ubudasiba. 18 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Mugumye kuba maso. Satani yizana ibintu by'ibyaha bya karemano, ibyaha by'inyongobeza bugingo, ngo abikumenyereze ubimenyere wumve nta kibazo. Kubita icyaha n'igisa nacyo kugeza ubwo uzajya ugenda ukumva umutima wawe nta kintu gushinza, maze uzarebe ngo Imana irakuneshereza. Rero Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibafashe. Reka ndekeraho, wenda utaha Imana nidufasha tuzongera tubabwira ibindi, kandi mboneraho kubabwira ngo Imana ibaha umugisha, amaraso ya Yesu Kristo abuhagira imbere n'inyuma. Kandi reka dufatanye namwe gusenga kugira ngo Imana yirukane abazimu n'abadayimoni bari mu mibiri yanyu, abarara barota ibintu bibasambanya, abarara barota baraho baturutse, abantu barara barota basimbuka bagwa mu matuwarete, baguruka imikingo, bagenda bagongwa n'amamodoka, abantu barara babumva ibintu bibagendagendamo, intozi zibatondagira, abantu bafite ibitero by'abadayimoni bigiye bitandukanye, abantu barara babona bari mu ngoyi baboshywe, abarota bari mu marimbi, n'abandi bantu barota babo bapfuye barara baganira. Iyo yose ni imyuka mibi waratatswe. Ubwo igisigaye bagiye kukunyunyuza amaraso, bakonka amaraso upfe. Amahoro n'amahirwe ntibizakunda mu buzima bwawe. Nimbura urara urota ibintu bigusambanya, ntabwo bishoboka ko washaka umugabo, nunamushaka bihita bimwica. Iyo ni nyabingi baba baragushyingiye, baba baragutezemo kera. Hari imyuka mibi igenda ibitandukanye iri kugenda izengereza abantu. Birasaba ngo usenge witandukanye n'imyuka mibi yo mu gisekuruza kiwanyu, ukubita abazimu, uvuga uti ntacyo mfana n'abapfuye batazi Imana, ukubita abarangi, wirukana imyuka mibi yose yo mu miryango, witandukanye n'iyo myuka mibi. Ariko ibyo ntibyashoboka ugifite ibyaha. Ubanze watura icyaha n'igisa nacyo, wibuke icya kera n'icya vuba, ahasigaye ubwire Yesu ngo ntwikirize amaraso yawe, usezeye Satani n'imirimo ye yose, ahubwo wigire muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu muzasanga abakobwa ari beza ariko baragumiwe, abenshi barazinzwe ndabyemera, ariko hari n'abatamitswe nyabingi zibasambanya, zibakarisa, bamwe bakumva bari konsa kandi batareba abana. Ariko ndabibutsa ko ubudayimoni, iyo urota ibintu bigusambanya, bageze ku rwego batera abantu inda, badayimoni ukabyara inda y'abadayimoni. Hari abantu birara bisambanya. N'uwo ejo bundi hari uwo nasengeye arambwira ati ndara ndota ibintu binsambanya, bwacya nkabona amashuka yatose, imyenda nambaye yatose. Abantu bakuru ubwo bumvisha icyo mvuze, baraye barota. Rero bigera ku rwego bigutera inda,
abagore batwita inda z'abadayimoni n'abakobwa bakabibyarira, bwacya bugasanga umeze nk'umuntu wabyaye kandi umwana ntumubone. Uwo mwana rero mu mabere hahita hazamo amashereka, ninjoro ukajya umwonsa, icyo gihe uba wonsa umwana w'abadayimoni. Barahari, amusoshuwa, ibyo mvuga mbizi neza kuko abo bantu duhura nabo kenshi. Ukabona abantu bafite abana b'abadayimoni barara bonsa mu nzozi, icyo gihe haba hari ikidayimoni wonsa. Icyo gihe rero bimenyekana gute? Abana bawe batangira gupfa, bagatangira guta ubwenge, bagatangira kugenda bagira ibibazo bitandukanye. Iyo uri umukobwa utarashaka, icyo gihe ntushaka, niyo uhatahase ugashaka, umugabo wawe biramwica, niyo bitamwishe utwita inda zivamo, kuko icyo gihe uba wemerewe kubyarira abadayimoni gusa. Ariko amaraso ya Yesu akuraho ibyo bintu byose, akakweza, akaguhumanura, akagutunganya nta kiguzi, ukongera ugahinduka umuntu muzima. Rero ukeneye deliverance yo mu buryo bw'umwuka, ikorwa n'amaraso ya Yesu muri Kristo Yesu, igakorwa n'ijambo ry'Imana, kwizera no gusenga, kuko gukora deliverance yo mu buryo bw'umwuka ugahinduka icyaremwe gishya, bya kera bigashira, ibyo bintu byose bikakuvaho, ukaruhuka imitwaro, nawe ugasigara uririmba ngo iri ni itangiro ry'umunezero wanjye. Aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo, ukavuga ngo ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero reka dukorane isengesho rito, hanyuma rero dusoze. Imana ibaho umugisha, muzajya bukomeza kumva ijambo ry'Imana, kandi ko dusenga muzajya mugenda mubohoka. Mukurikirane Ibuye Rizima TV, tugambire kubagezaho byinshi bitandukanye, kandi tugambire ko abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange yuko babohoka, bagakorera Imana nta migozi ibaboshe, kandi bakamenya ibigenda bibabaho, kugira ngo bamenye uburyo bwose barwana, bagasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwizera. Iyo bavuze uburyo bwose bwo gusenga ni ikintu kinini, nzabibasobanurira, ariko icya mbere ni ugukizwa ukizera, ugasenga Yesu Kristo uwapfuye akazuka, akaba yicaye iburyo bwase, uwabambwe ku musaraba kubw'ibyaha byawe akazuka, agutegeye amaboko, agufitiye imbabazi, arakurembuje, araguhamagaye. Niba n'ijwi rye wumvise, ngo ngwino akuruhure, kuko nta wundi wakuruhura. Iso na nyoko ntibakuruhura, imiryango, amafaranga utunze ntiyakuruhura, ariko Yesu Kristo yakuruhura. Akazi ukora, icyubahiro ufite ntibyakuruhura, ariko Yesu Kristo yakuruhura izo ngoyi. Ntabwo Satani agutinya ngo nuko uri umukire, ugenda mu modoka nziza, utuye mu mazu, ukora akazi keza, cyangwa utuye mu mazu meza, ufite imitungo myinshi, ufite amafaranga kuri konte, ibyo dayimoni ntibireba, irakugagaza. Ariko Yesu Kristo nawe yaje kugutabara, ntareba kuri ibyo byose, aragutabara. Ni Imana y'aboroshye, ni Imana y'abakomeye, ni Imana y'abakire n'abakene, ni Imana y'abaciritse n'abahambaye, ni Imana y'abize n'abatarize. Yesu Kristo nawe agufite imbabazi, ntiwiyahure. Ayo majwi yakubwiraga ngo jya kwiyahura, abafite ibisakuriza mu matwi, ibibabwira, ibibasakuriza, byose Yesu ashobora kubinesha. Mugubwe neza, mubona amahoro ya Kristo, mwizere Yesu, ibyo bintu byose birashira. Mana Data, mu izina rya Yesu, kora ahantu wababaraga, dusenge mu mwanya muto. Ndakubita abazimu, ndakubita abadayimoni bose, ibibarya mu mutwe, ibibarya mu mubiri, ibibagendagendamo byose ndabikubise. Ibi bisakuriza mu matwi yabo, ibibagendagendamo, abarangi, amahembe, biteganya bingi, ibyo barozwe, ibyo batongerewe, imana z'ibigirwamana bamurikiwe, aho babatabye ndabataburiye, aho babamanuye ndabazamuye, aho babatabye mbavanyeho. Ndakubita abazimu, imitongero babatongere ndayibatongoye, ibyo babavuzeho mbivuguruje mu izina rya Yesu. Ndakubita abazimu, ndakubita abadayimoni, ndasenya imyuka mibi, abadayimoni, abarangi, amahembe, biteganya bingi, ibyo mu miryango, ibisekuruza, iby'abapfuye, kamere ziri mu mitima y'abantu, amashyari, ubugome, imyuka mikora mu mitima y'abatumvira. Ndakubita imbaraga zose, ndasohora ibyagendagendaga mu nda z'abantu. Vamo mu izina rya Yesu. Va muri izi nda, rekura inda z'ababyeyi, rekura inda z'abagore, va mu migongo, dayimoni, ibihembe, ibiteganya bingi, ibyo babaturubitse, abarangi, amahembe, byose ndabitwitse bishe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo abatura aba bantu, abararaga barota ibintu bibarya, nibibarya cyangwa se bagaburirwa ibintu bitandukanye, bose ntibizongere kubagarukaho. Abizeye bose babohoke, babatuke mu izina rya Yesu Kristo wanesheje ibyasakuzaga mu mitwe, ibyagendaga mu matwi. Vamo mu izina rya Yesu. Ndakubita ibyahumishije abantu amaso, ibigendagenda mu mazuru, ibigendagenda mu mitwe, ibifata mu gatuza, ibifata mu bitugu, ibiri mu maboko, ibiri mu nda, ibiri mu mugongo, ibiri mu ndebo, hose mu maguru, ndabitwitse bishe mu izina rya Yesu. Amaraso ya
Yesu abatura abantu kandi abagirire neza. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Abantu bose bazumva iki kiganiro uzababohore, ubabohoje ijambo ryawe, kandi nibabyumva bakabyizera bizababuhanirizwemo no gukizwa no kubohoka, babona amahoro, ubuntu n'amahoro n'urukundo no gufashwa n'umwuka wera bibane na twese mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Shimiye abakoze subscribe, abakoze like, share na comment, nawe utarabikora ubikore, kugira ngo tubane ku Iwerizima TV, tubabwize ukuri, tubabwire ijambo ribohora abantu, rikabakura mu mayoberane no mu buriganya bwa Satani, mukinjira mu ijambo rizima mu izina rya Yesu Kristo, amen, amina. Muhabwe umugisha n'Imana. Shalom.